cya romantal rero ugiye kutwinjiriza muri technique niho twari dutangiye. Reka tujye muri iyo tuvuze technique mbere habanza icyitwa tactique, haza amayeri hakabona kuza bashyira mu bikorwa y'amayeri bijyanye na capacité n'ubushobozi bwabo. Twibutsa abantu ko tukiri kuri Rayon Sport, turacyari kuri Rayon Sport. Ubu tactique bombi barayihuriramo na hombi na romantare bombi bayihuriyemo. Tuvuze ko leta yahembye APR gahemba biba bisa nyine, ubwo umwe yakoze cyiza undi ntiyakoze cyiza. So tactique rero ubundi ikipe yose igira uko umutoza aba yapanze bari bukine. APR yapanze 3-3, bane 3-3, Rayon Sport ipanga 4-3-3. Ni formation tumaze kumenyera bose bakina isa. Iyi animation iyo bayanima, iyi formation bayanima, uburyo bakina uyu mukino iyo wapanze 4-3-3 akenshi ukeneye gusatira cyane, hanyuma byaba ngombwa ukaba washyira wenda block muri mediane cyangwa hagati mu kibuga kugira ngo ikipe nyine yawe zibirire hagati cyangwa yakira imipira hagati cyane. Akenshi usanga ikipe zakinnye gutya ariko zikunze gukina nyine abo batatu bo hagati iyo badafite umupira, ikipe yawe idafite umupira, babandi bo ku ruhande ubwo no kuvuga 7 na 11 baragaruka bakabiyungaho bagahinduka 5 hagati, bagashyira imbaraga nyinshi hagati, bakabuza ikipe ya adversaire kuba yasora umupira iyo ujyana muri defense, kuko buri wese abayirinda ko izamu ryegerwa. Bijya gusa igisigara n'uburyo gusa bwo kubikora neza cyangwa kubishyira mu bikorwa kugira ngo ikipe yawe bikore. Icyo ni icyambere. Imipangire sinyitindaho, nge ndashaka gutinda mu animation no mu tuntu tw'ingenzi tudetaye. Detaye ya mbere, iyo ufite match nk'iyi ikomeye ya derby, best players aba opponent ni abantu bo gutinya no kwigaho ukabashakira plan ibabuza kuza kwitwara neza. Ndashaka gusobanura ko iyo ufite ikipe muhanganye ifite umukinnyi nka Muherekeve hagomba kuba hari plan imubuza gukina neza. Abakinnyi nk'abatara muri APR hagomba kuba hari uburyo bubabuza gukina neza. Ibyo niko bigenda, wiganye n'imbaraga za adversaire muri lo collectif ariko no mu ma individu. Bantu ku giti cyabo ushobora guhindura match ku giti cyabo. Reka nje kuri detail y'iyi match. Umukinnyi wa APR witwa Watara, Rayon Sport yari ifite plan iyo kumufatisha umukinnyi witwa Dafe n'umukinnyi witwa Bugingo, kuko ni rwo ruhande yarari guca, bari babizi ko amaze iminsi aca ku ruhande. Kuki Watara? Kubera ko Watara twagiye tubisobanura cyane, ashobora gukina ku ruhande, ashobora no gukina satira, ariko ubwo buryo kina ku ruhande ni uburyo ubutuma uruhande rwa APR rukoreshwa ari urwe, rugaserva imipira imbere kuri rutahizamu cyangwa se rukanahindura imipira ku rundi ruhande rwa Gilbert akaba ari ibikorwa cyangwa se gufinishinga birangirira. Ndagira ngo byumvikane ko Watara niwe mukinnyi APR yubakiraho umukino wayo ku ruhande, noneho agakrea danger ikaza gusorezwa kuri rutahizamu Omedi cyangwa ikaza gusorezwa hirya ku rundi ruhande rwa Barafinda. Birasobanuka? Yego. Now ufasha abakinnyi babiri. Dafe ni umediateur utari mubi nubwo atafite wenda fitness 100%, ni umukinnyi ukina yitonze agakina zone ye, ntago burya akunda kurenga zone wamuhaye gukiniramo. Hanyuma akazana Bugingo wagize match mbi cyane, kuko kubura kwa Bugingo muri marquage ngo abari ruhande rwa Watara byakururaga umukinnyi witwa Umar Nyingi akava mu mutima wa defense akaza gusanga Watara. Uko gusohoka mu mutima wa defense byasigaga umukinnyi umwe wa Rayon Sport mu mutima wa defense ari we Yusudiani. Icyo kintu already niba atangiye kubyumva habaye icyo gutangira gustretchinga, gukurura defense ya Rayon Sport bakayikura muri position zayo. Yagira ngo tubijyanemo neza abantu babyumve. Iyo ufashe umwenda urimo elastique ukawukurura, elastique kumwe uyikurura nyine ukabona umwenda ubaye muremure, ekipe ikwiye kuba idafite espace yasize hagati y'abakinnyi n'abandi, ntabwo ikwiye kuba iredutse. Ikipe ikwiye kuba yegeranye, ikipe ikwiye kuba iri compact. Ikipe impamvu tuvuga ngo ikwiye kuba yegeranye hagati y'umukinnyi n'undi atarimo intera nini, nuko ibaye nini byorohera opponent kubona hecisha umupira. Espace ni nini, therefore ndabona hecisha umupira. Iyo rero uyikurura ka stretchinga, iyo yitatanya bikoroheye, bisobanura yuko basiga umwanya munini cyane wacishamo imipira. Ndashaka kubisobanura gutya.
Watara yabaye ikibazo, ariko Watara ndaza no kumugaruka byihariye, yabaye ikibazo kuri Rayon ku gitego ku mupira Keve yaratakaje hagati mu kibuga. manze mu byumva iyo best player Keve nabibaza muri half time honyine atakaje imipira 4 kapiteni 4 4 balls, harimo n'uwo yatakaje bahita bajya kwatsinda igitego cya mbere. Yabwo nabonaga ari imipira igera muri 7, sinzi uko nayibonaga ariko muri match yose cyangwa muri half time. Muri half time biranashoboka kuko wenda nogezaga hari n'igihe nshobora kuba nko kumentioning wenda Simone wenda atakaje baro yose yamugeragaho bayimwakaga, ariko umupira rero yatsindiwe mu igitego ni Keve arutakaje igitego cya mbere. Now niba atakaje umupira akawufata Ramineba ni picho ufashe, ni picho urekipeye kuko niwe wagombaga kwamufasha. Picho yahisaho hande, yahisaho Watara, ni picho upasa Watara, ni babiri bakoze iki gitego. Ntuza niwe waje kutanga wa kabiri, niho Ramineba yajemo bari gukora counter attack na baruboneka. Now niba picho uri gukina kugira ngo azibire nimero 10, ni nimero 6 ari kuzibira nimero 10 Keve amwambuye umupira agahita utanga kwa Watara. Watara yakiriye umupira mu kibuga cya Rayon, ariko yatangiye kwiruka ari mu kibuga cya APR. Bivuga ngo yakoze sprint byibura itari munsi ya metero 50. Nango APR yarekipeye mu kibuga cyayo, Watara umupira bawumuhaye bawumuhereza mu kibuga cya Rayon Sport. Passe bayitanze yambukiranya umurongo gabanya mu kibuga kabiri. Wumvishe cya kintu cyitwa gusiga espace, niho Omar Nyingi yaziye rero. Ndashaka kubanza duhera aho ngaho. Ni gute Pichu yarekipeye baro imbere ya box ya APR, imbere yayo gatoya, ariko pass yatanze ikambukiranya umurongo abanyama ikibuga kabiri, umupira Watara akajya kuwakirira mu kibuga cya Rayon. Harimo umwanya uri mu busa utari umukinnyi wa Rayon Sport, aho ni uhera nta mukinnyi wa Rayon Sport warimo. Igihe narekiperaga n'igihe narekuye umupira aho nawutanze, intera irimo yatumye nyine Watara yiruka. Uko kwiruka nta mukinnyi wari uhahagaze ngo akupe iyo baro igomba kugera mu kibuga cya Rayon Sport iturutse mu kibuga cya APR. Guhagarara nicyo nakubwiye, gustretchinga equipe. No kuvuga ngo Rayon Sport mu buryo bwo guhagarara, uburyo bahagararaga byari nabi cyane. Iyo espace maze kuboneka rero, umupira Watara ariruka arawufata, bamutera tackle ya mbere arayisimbuka, umupira arawukomezanya. Ubwo muri bwo guhagarara uwakamuteye tackle wa mbere ni Bugingo Hakim. Banzureba byagomba kuba biri iriya balo mu gihe Keve yarari hariya ari kujyana umupira mbere yo kupica umwaka, kuko yizi neza ko Watara aca ku ruhande, wowe ukaba ukina hagati mu kibuga witwa Dafe kandi mufite umupira, wowe na Richard mukwiye kuvugana, umwe agomba gufunga uruhande ruriho Dafe, undi agomba gufunga muri mediane hagati. Nicyo bisobanuye. Dufite ball kariya ni muhire Keve, turamukinira inyuma kuko dufite abandi bakinnyi batatu imbere. Abakinnyi batatu imbere nabo ingabire na rutahizamu. Keve ni ball kariya turajya inyuma ye gatoya, kuko dufite abandi bantu batatu bari gukinira imbere ye. Bikumvikana neza. Therefore mu mihagararire rero ni nkaho Rayon Sport niba yatekerezaga ko igiye guhita yataka APR yose ko yakabaye ku buryo nta muntu n'umwe uri busigare muri mediane ashobora gukupa danger mu gihe APR yarekipera, arono sinza iyo confiance bayikuye. Ariko muri rusange mediane nyine ya Rayon Sport yari chambarde, yari irimo akavu, yari itatanye, ntabwo yari ihari nyine. Tubanze tureke gutinda kuri Bugingo watetakira gahusha, dutinde kuwa kabaye ahagaze ahantu kugira ngo Bugingo ni Omar Nyingi. Ni Omar Nyingi yahiteye yarahusha. Uba Bugingo ntiyari mu mwanya we, Bugingo yari yazamutse, Suleiman Dafe ntiyari mu mwanya we, kuko hano Keve yatakaje umupira ari mu playmaker, inyuma ye hari ubusa. Iyo baro rero uburyo watarahirutse metero 50 iragiye irasohotse. Believable. Imaze gusohoka yinjiye mu kibuga cya Rayon Sport, arayirukankana kuri sprint. Omar atera tackle arayiswata, umukinnyi arakomeza yinjira muri box, asanga undi mu defenseur wa Rayon Sport uriya yacenze bwa nyuma ni Ndayishimiye Richard. Ndayishimiye Richard bacenze, asanzeyo umukinnyi araje ahagaze aho ngaho, akoze icyo bita fake pass, aramukanze nk'ugiye gupasa muri penalty, ntiyabikora, amukubita agakroshe, ashuti shot, igitego kijyamo. Igitego cyo ku giti cye Watara a solo goal, igitego yikoreyewe nkawe hatari mu ndi muntu. Best player kuri derby, umukinnyi mwari mwizeho ko agomba gufatwa n'abakinnyi babiri Dafe ndetse na Bugingo, atsinze igitego akoze sprint ya metero 50 yiruka, atsinze igitego yerimenya abakinnyi
ababiri atsinze igitego ikipe itarabasha kwiregurupa. Ubwo nibaza icyo mu mupira twita rest defense, baba defenseri baba bahagaze mu gihe ikipe iri gusatirwa, ifite umupira iri gusatira ko niyo yari ufite mbere yuko bawubaka. Ababa basigaye bavuga ngo mu gihe bawutwaka twebwe turakora iki, uko duhagaze inyuma turazibira gute. Abasigara akenshi usanga ari umulaterali nabazi kwiruka kurusha abandi, byibura nka batatu baba basigaye kugira ngo bankese nibaza nyine sprint ya metero 50 mwakoraga iki. Ni ikibazo gikomeye Serumogo bayisudiyanye nabigarura rero mu buryo kuko tukiri muri tactique, uburyo bw'imipangire n'imihagarare y'abakinnyi ba Rayon Sport wabonaga ko byari nabi, ntago bari tayari nka AP, kuko n'imipira rero yageragezaga kugeza mu kibuga cya APR FC wabonaga neza 100% ko hari comportement irimo discipline nyinshi muri defense ya APR, ku buryo batemeraga Rayon Sport kwinjira mu rugo rw'amahina rwabo. No mpamvu Rayon Sport n'amakufura abiri yabonye mu gice cya kabiri yabonaga ari inyuma y'urugo rw'amahina, ntibabemereraga kwinjira muri penalty. Iyo ni discipline, ni uburyo uvuga ngo box yanjye ndayiproteja ntago bayikandagiramo. So kuki rero Watara tugomba kumutera icyotezo mbere yuko tugenda. Watara ndamuvugaho neza mu isaha ya kabiri n'ibindi bintu, reka tumubikira isaha ya kabiri. Rero Rayon Sport gutsindwa igitego, reka tumubike gutsindwa igitego ku munota wa 4 gusa byahaye APR motivation iri hejuru cyane, byahise binagaragaza ko plan bari bakoze kuri best player, kuko ne wari kwa makede n'abakinnyi babiri ihisi ipfa hakiri kare. Byahise bishyira Rayon Sport ku gitutu n'ubwoba bwinshi. Crowd ya APR irazamuka, imifanire yari idasanzwe iri hejuru, best player atsinze, motivation igiye hejuru, ikipe isigira gutuza kuko igitego barakibonye hakiri kare, igiye ku execute ibintu byayimeze neza, indi igiye ku gitutu, abafana ba APR bari kwimotiva. Nizo factor twavuze zo hanze y'ikibuga guhembwa abandi badahembwa n'ibiki, APR yari imaze mu minota 5 gusa kwiyumva nk'ikipe igomba gutwara igikombe. Icyagomba gukurikirana no kubishimangira, turaje tubyinjiremo ku gitego cya kabiri tunatera icyotezo na Watara. Urakoze cyane kubisobanura neza cyane, ndumva igitego njyawe cya mbere mwumvisha uburyo n'amakosa ya Rayon Sport